twaje mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wacu wa RPF Inkotanyi nyakubahwa akaba ari na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ubwo rero uyu munsi tutangiriye Musanze icyo gikorwa twajemo. Uri kwiyumva ute kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi nyakubahwa Perezida Paul Kagame? Nabasuhuje cyane. Umeze ute? Meze neza cyane. Kubera ikiri hano i Musanze nona? Bana ndi hano. Bana gahunda ni ku Gipfunsi. Ndi hano njyewe nkaba ndi hano nanone n'abantu bankunda. Hari abakandida batandukanye bari guhatana ku mwanya mukuru w'igihugu, kubera icyo bahisemo gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi? Ibintu niyo iranganya gutya, reba gutya. Natangira noneho ntangire. Ahangaha ngiye gutangirira niho hajya za shoti twatangiriye. Ngenda agaragara ntangiye kuvuga ibya hano, uzangaragaza ntangiye kuvuga ibya hano. Abanyarwanda mu bice bitandukanye, nabonye ibyamamare bitandukanye. None handi kumwe n'umunyarwenya, akaba n'umunyamakuru, akaba n'umukinnyi wa filime. Turi kumwe kandi n'umunyarwenya nawe wabigize umwuga, Karabutoni Kibonke ndetse na Rusine. Rusine, umeze ute? Isawa cyane. Umeze neza cyane rwose. Amahoro. Numva bitarabaho. Mbora umbire kubera icyo uri hano nona. Naje kugira ngo twereke abanyabusanze yuko reba abantu hariya ubaganiriza. twaje mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wacu wa RPF Inkotanyi nyakubahwa akaba ari nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ubwo rero uyu munsi tutangiriye Musanze icyo gikorwa twajemo. Uri kwiyumva ute kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi nyakubahwa Perezida Paul Kagame? Byiza cyane noneho nk'urubyiruko, nk'umu-influencer. Hari ubwo abenshi bajya batekereza ko amatora ari igikorwa cy'abantu bakuze cyane. Niyo mpamvu rero nkatwe nk'urubyiruko, abajene, aba-influencer, abantu bakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga, ni igikorwa kiba kitureba twese nk'abanyarwanda. Iki cyagutunguye ukigera ngaha? Bwitabire. Yego, n'ubwitabire bwinshi cyane. Turi kumwe kandi na Karabutoni Kibonke, umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye cyane mu Rwanda. Ikirenze kuri ibyo ni icyaremwe igisha. Karabutoni, umeze neza? Meze fresh. Reba abantu bare. Nabasuhuje cyane. Umeze ute? Meze neza cyane. Kubera ikiri hano i Musanze nona? Bana ndi hano. Bana gahunda ni ku Gipfunsi. Ndi hano njyewe nkaba ndi hano nanone n'abantu bankunda. Hari abakandida batandukanye bari guhatana ku mwanya mukuru w'igihugu, kubera icyo bahisemo gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi? Ibintu niyo iranganya gutya, reba gutya. Reba gutya. Impamvu urayibona ibyo tumaze kugeraho. Kandi nanjye niyo nakwiheraho kuko ndeba ndi icyaremwe gishya. Navurijwe mu Rwanda, urumva ni iterambere mu buvuzi. Nkora akazi ko gusetsa, kera ntabwo byabagaho. Umuntu atuzwe n'akazi ko gusetsa yabaga atishimye, ariko ubu turishimye twese. Niyo mpamvu ushyigikiye umukandida wacu wa FPR Inkotanyi. Icyo ubwira abantu badukurikiye mbere yuko dukomeza tubereka ibiri kubera ahangaha, hanyuma nawe nkureke wishimane n'abandi banyarwanda bari hano? Nicyo nababwira cyo kuri 15 dufite ubukwe, muzambare neza tujye gutora ku Gipfunsi.